ibihe by'imibabaro biteye agahinda, byose nabituye Kalvari, Yesu ari bugufi, byose nabituye. Umuhimbyi w'indirimbo ati ibihe by'umubabaro, ibihe biteye agahinda, ati byose nabituye i Karuvari. Shiti muvandimwe, wowe unteze amatwi, ndagusuhuje kandi ndakwifuriza kugira amahoro n'imigisha bituruka ku mwami Imana. Njye wumva ndi mwene so Felix Niyitegeka. Shima Imana kubw'uyu mwanya iduhaye wo kugira ngo turambure mu byanditswe byera, kandi nyisaba kugira ngo umwuka wera atubere umwigisha mukuru. Mu kanya ndagaruka nkubwira insanganyamatsiko tugiye kuganiraho. Yesu ari bugufi, byose nabituye Kalvari, 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 byose nabituye Kalvari, Yesu ari bugufi. Muri uyu mwanya tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo amaso atabona kubera kwiheba. Nifuje ko tuvuga ku kaga gaterwa no gucika intege umuntu akagera aho yiheba, kandi muri uku kwiheba kubera kutizera cyangwa gucika intege mu kwizera, umuntu agasigara ameze nk'impumyi ku migisha y'Imana imuzengurutse. Ikibazo tugira abana b'abantu ni uko ducika intege vuba tukibagirwa ubushobozi bw'Imana. Mbere y'uko dukomeza muri iki cyigisho, nyemerera duce bugufi tubanze dusenga Imana. Uhoraho muremyi wacu kandi mucunguzi w'ubugingo bwacu, turagushimye, izina ryawe ryera rihimbazwe. Tugushimiye uyu mwanya uduhaye w'ingenzi wo kurambura mu byanditswe byera. Turifuza cyane ko Mwuka Wera atubera umwigisha mukuru kugira ngo tubashe gufata ibyemezo bizima ku bugingo bwacu, mu izina rya Yesu Kristo watubambiwe, amen. Niba ufite Bibiliya yawe nshuti muvandimwe, reka tujyane muri Zaburi igice cy'107, turasoma umurongo wa 35. Ndasoma, handitse ngo kandi ahindura ubutayu ikidendezi, no mu mburamazi ahahindura amasoko. Nshuti muvandimwe, muri iri somo dusomye tubonye ko ubutayu cyangwa se mu mburamazi Imana ibasha kuhahindura ikidendezi, Imana ibasha kuhahindura amasoko rwose. Niba wowe nanjye twizera ubu bushobozi bw'Imana, kuki rimwe na rimwe twagira kwiheba? Kuki hari igihe tubona ibintu byacitse? Kuki dushaka kwizera ibintu twamaze gusobanukirwa mu bwenge bwacu ko bishoboka gusa? Erega Imana yo ntireba nk'uko twebwe abana b'abantu tureba, kandi ntikora nk'uko twebwe abana b'abantu dukora. Kugira ngo rero tubashe gusingira imigisha y'Imana ituzengurutse, kugira ngo tubashe kubona imigisha y'Imana idusesekazaho, burya dukeneye kubanza guhumurwa amaso y'umwuka. Reka tubisesengure muri iki cyigisho. Igihe umutima wihebye cyane biba bimeze bite? Reka mu gusesengura iyi ngingo twifashishe amateka dusanga muri Bibiliya azwi n'abasomyi benshi ba Bibiliya. Tugiye kuvuga kuri Hagari. Hagari uyu yari umuja wa Sara, umugore wa Aburahamu. Ku basomye ayo mateka, muribuka ko Sara mu gihe atari yakabonye urubyaro, yahisemo gushyingira Aburahamu umuja we Hagari ngo amubyarire umwana. Icyo gihe umwana wavutse kuri Hagari yitwaga Ishimayeli. Ishimayeli yarerewe mu rugo rwa Aburahamu. Ageze igihe cy'ubugimbi, Sara nawe aza kubyara Isaka. Isaka yavutse ababyeyi be bashaje, ariko avuka mu buryo bw'igitangaza, kuko mu bumenyi busanzwe ntibyari gushoboka, ahubwo byashobotse mu bubasha bw'Imana kandi kubw'isezerano ryayo yari yarahaye Aburahamu. Igihe cyaje kugera, Sara asendesha Hagari, bityo Hagari ava muri urwo rugo rwa Aburahamu. Ndetse muri urwo rugendo niho nifuza ko twigira icyigisho gikomeye. Reka dusome muri Bibiliya uko byagenze. Itangiriro igice cya 21 umurongo wa 8 kugera kwa 14 handitse ngo umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacukiyeho
Aburahamu ararika abantu benshi arabagaburira. Sara abona umuhungu wa Hagari w'umunyegiputakazi uwo yabyaranye na Aburahamu abaseka. Nicyo cyatumye abwira Aburahamu ati, senda uyu muja n'umuhungu we, kuko umuhungu w'uyu muja atazaraganwa n'umuhungu wanjye Isaka. Ibyo by'uwo muhungu we bitera Aburahamu agahinda kenshi. Imana ibwira Aburahamu iti, we kugirira uwo muhungu agahinda n'umuja wawe. Ibyo Sara akubwira byose umwumvire, kuko kuri Isaka ariho urubyaro ruzakwitirirwa. Kandi umuhungu w'uwo muja nawe nzamuhindura ubwoko, kuko ari urubyaro rwawe. Umurongo wa 14. Aburahamu azinduka kare kare, yenda umutsima n'imvumba n'uruhu irimo amazi, abiha Hagari abishyira ku rutugu rwe, amuha n'uwo mwana aramusenda. Avayo azerera mu butayu bw'i Berisheba. Muri iri somo dusomye tubonye intandaro yo gusezererwa kwa Hagari, ariko ikindi kintu tubonyemo ni uko Ishimayeli nawe hari isezerano Imana yamuvuzeho. Birashoboka ko waba uri mu rugamba rutoroshye, birashoboka ko nawe nshuti unyumva waba ubona uri kwinjira mu bihe bitakoroheye, ariko kandi hari isezerano Imana yakuvuzeho. Ikibazo nkubaza, iyo uhuye n'intambara cyangwa amakuba ubyitwaramo gute? Se ushikama mu masezerano y'Imana uzi akuriho? Reka dukomeze turebe ibyabaye kuri Hagari. Itangiriro igice cya 21 umurongo wa 15 n'uwa 16. Ya mvumba ishiramo amazi, arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye, amuhaye intera nk'aho umuntu yarasa umwambi, kuko yibwiraga ati, ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye, atera hejuru ararira. Muri iri somo dusomye, akenshi iyo imvumba ikirimo amazi nk'uko byari bimeze kuri Hagari, iyo tukibona ibintu bimeze neza, dushobora kutamenya intege nke zacu mu kwizera. Hagari, ibintu byaje guhinduka igihe amazi yo mu mvumba yarashizemo. Mbega kaga! Bibiliya ivuga ko yihebye cyane, ndetse abona ko ibyabo birangiriye aho, atekereza ko umwana agiye kumupfira mu maso, niko kumurambika ahantu aramwitarura, atifuza kureba umwana we ashira mu mwuka. Nawe unteze amatwi, hari ubwo ibyo waba wari wiringiye, ibyo waba wenda warutezeho amakiriro byaba biri kuyoyoka. Bishobora kuba abantu wari wiringiye, yaba mu muryango cyangwa se mu nshuti zawe. Bishobora kuba akazi wenda wishimiraga, bishobora kuba ubucuruzi cyangwa se ibikorwa byawe byagendaga neza. Ubuzima bwawe se wenda butari burimo uburwayi, none ukabona uburwayi bugusatiriye, n'ibindi byose watekerezaga ko ari byo utezeho amakiriro, maze ukabona byose biragenda ubireba rwose, maze ukabona ko ibyawe bikurangiriyeho. Ibi bihe Hagari yari arimo muri kiriya gihe, hari benshi ntashidikanya ko babirimo no muri uyu mwanya. None niki tuba dukeneye igihe bimeze bityo? Ni iyihe nama Bibiliya itanga? Reka dukomezanye muri iki cyigisho. Nshuti, burya igisubizo kiba kiri hafi yawe. Buriya igihe twihebye kandi ducitse intege, n'ubundi ibisubizo biba biri hafi aho. Ikibazo tugira ni uko tutabasha kubisingira. Muribuka amateka turi kugenderaho ya Hagari. Twasomye ko imvumba yari yashizemo amazi, kandi yari yamaze kwemeranya n'umutima we ko iherezo ryabo rigeze, ndetse ko umuhungu we agiye gupfa. Mwibuke kandi ko uyu muhungu Imana yari yaramuvuzeho ikintu gikomeye, isezerano ryo kuzahinduka nawe ubwoko bukomeye. Byaje kugenda gute rero? Reka dusome muri Bibiliya. Turakomereza muri cya gice turimo dusoma cyo mu itangiriro igice cya 21 umurongo wa 17 tugeze kwa 21. Ndasoma. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu. Marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza, atubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka, byutsa umuhungu umufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso, abona iriba. Aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba, ayaramiza umuhungu we. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura, atura mu butayu, aba umurashi. Murongo wa 21, aba mu butayu bw'Iparani, nyina amusabira umunyegiputakazi. Nshuti muvandimwe, muri iri somo dusomye
tubonye ko mu kwiheba Imana yabonekeye Hagari ihumuriza umutima we. Haleluya! Nubwo ibyo Hagari yaboneshaga amaso byari bimuca intege gusa, Imana muri icyo gihe ni nabwo yamwibukirijemo isezerano ryayo ko ridahinduka. Mbega inkuru nziza yaje igihe gikenewe. Ikindi kintu gikomeye muri iri somo nifuza ko twakwigiraho kandi icyigisho cyacu gishingiyeho, tugisanga mu murongo wa 19 ahanditse ngo Imana imuhumura amaso, abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye yamvumba, ayaramiza umuhungu we. Iri riba ryavuye he? Kuki Hagari ataribonaga mbere? Byagenze se gute kugira ngo aribone? Bibiliya yisobanura neza ko Imana yamuhumuye amaso. Hagari ahera ko abona iriba kandi aribona aho yari aho mu butayu. Mbega ibintu bitangaje! Mu kwiheba, mu gucika intege, biratangaje kubona hari ibyo amaso ya Hagari atabonaga hafi ye kandi byuzuyemo igisubizo yari akeneye. Igisubizo cya Hagari cyavuye ku Mana, kuko Imana niyo ubwayo yamuhumuye amaso. Bityo rero natwe aho dukwiye guhanga amaso ni ku Mwami Imana. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Babaye cyane humura witinya, byose nabituye Kalvari, Yesu ari bugufi, byose nabituye Kalvari, 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 byose nabituye Kalvari, Yesu ari bugufi. Ibyanditswe byera bikwiye kutubera akabarore. Nshuti muvandimwe, ibyabaye kuri Hagari niko natwe bitugendekera. Akenshi mu kwiheba no gucika intege ntitubasha kubona ibisubizo by'Imana, kabone n'iyo byaba biri hafi yacu. Amaso yacu y'umubiri abona gusa ibintu byacitse: uburwayi, ibyorezo, intambara, amakuba, ubukene, ubushomeri, inzangano n'ibindi byinshi bibasha kuduca intege. Ibyo byose bibasha gutuma tuba impumyi, ntitubone ibisubizo by'Imana hafi yacu, ndetse tukibagirwa amasezerano y'Imana dufite mu byanditswe byera. Nshuti muvandimwe, ndakwibutsa amasezerano y'Imana kandi ntahinduka. Muri Bibiliya iyo dusomye muri Yesaya igice cya 43 umurongo wa 1 kugera ku wa 4, hari amagambo agira ati: ariko noneho Uwiteka wakuremye wowe Yakobo kandi akakubumba wowe Isirayeli aravuga ati, witinya kuko nagucunguye, naguhamagaye mu izina ryawe, uri uwanjye. Nunyura mu mazi nzaba ndi kumwe nawe, nuca mu migezi ntizagutembana, nunyura mu muriro ntuzashya, kandi ibirimi byawo ntibizagufata, kuko ndi Uwiteka Imana yawe, Uwera wa Isirayeli, umukiza wawe. Nagutangiriye Egiputa aho inshungu, Etiyopiya n'i Sheba nahatanze ku bwawe, kuko wambereye inkoramutima kandi ukaba uwo kubahwa, nanjye nkagukunda. Nicyo kizatuma ntanga ingabo zigapfa ku bwawe, n'amahanga nkayatangirira ubugingo bwawe. Mbega amagambo meza! Iyo dusomye kandi muri Zaburi igice cy'107 umurongo wa 33 kugera ku 35, handitse ngo ahindura imigezi ubutayu, n'amasoko ayahindura inkamira. Igihugu cyera agihindura ubutaka bw'umunyu kubw'ibyaha by'abahatuye, kandi ahindura ubutayu ikidendezi, no mu mbura amazi ahahindura amasoko. Muri iri somo tubonyemo amasezerano y'Imana, ariko kandi tubonye ko igihe hatabayeho kubaha Imana, n'ubundi byari byiza bishobora guhindukira abantu ibibazo. Iyo dusomye kandi muri Zaburi igice cya 46 umurongo wa 2 kugera ku wa 4, hari amagambo meza agira ati: Imana niyo buhungiro bwacu n'imbaraga zacu, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Nicyo gituma tutazatinya naho isi yahinduka, naho imisozi yakurwa hayo ikajya imuhengeri, naho amazi yaho yahorera akibirindura, naho imisozi yatigiswa no kwihinduriza kwayo.
aya masezerano nshuti muvandimwe yagira yawe, kandi Mwuka Wera ayatwibutse muri ubwo butayu tuba turimo. Mwuka Wera ayakwibutse muri ibyo bibazo urimo, aho uri aho ngaho, ahari imvumba zashizemo amazi, ariko birashoboka ko Imana yagufungura amaso ukabona isoko uvomaho imvumba zikuzura. Ndagutangariza ko amazi wavomera muri ubwo butayu yaguhembura kuruta uko wari umeze mbere. Imana idufungura amaso y'umwuka tubashe kubona amariba twahishwe na Satani kubwo kutabona igihe imitima yacu yihebeshejwe n'ibitubaho. Mwuka Wera adukomeze imitima muri ibi bihe twugarijwe n'ibyorezo nka COVID-19 ndetse n'ibindi bibazo bishamikiyeho. Ibisubizo by'Imana bishingiye ku masezerano yayo na n'uyu munsi, kandi ibyo bisubizo biba bigihari. Uwiteka afungura amaso yacu kugira ngo tubibone mu kwizera kandi tubisingire bibi byacu. Muri ibyo bihe kandi by'umubabaro no kwiheba, ndakwibutsa ko Bibiliya itanga inama y'uko dukwiriye kwitwara. Iyo dusomye muri Matayo igice cya 6:31-34, hari amagambo agira ati: nuko ntimukiganyire mugira ngo tuzarya iki, cyangwa ngo tuzanywa iki, cyangwa ngo tuzambara iki, kuko ibyo byose abapagani babishaka, kandi so wo mu ijuru azi ko mubikwiriye byose. Ahubwo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibyo byose muzabyongererwa. Ntimukiganyire mutekereza iby'ejo, kuko abejo baziganyira iby'ejo. Umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Muri iri somo dusomye umurongo wa 33 ubivuga neza: tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, nibwo ibindi byose twabyongererwa. Nshuti muvandimwe, banza wifuze ko ubushake bw'Imana bukorera muri wowe. Iyemeze kugendera mu kuri kw'ijambo ryayo. Haranira gukurikiza ukuri wamenye. Haranira gukunda Imana na bagenzi bawe. Gambirira muri wowe kunamba ku Mwami Imana no kwiringira amasezerano yayo. Ndakwizeza ko ibindi byose izabyikorera kandi yihesha icyubahiro. Imana ntizabura kutugenderera mu gihe gikwiye, kuko Imana ariyo mutabazi wacu, niyo murengezi w'ubugingo bwacu. Tugana kandi ku musozo w'iki cyigisho, nshuti muvandimwe, ndakwibutsa ko amasezerano y'Imana adahindurwa n'ibihe, ntakangwa n'amakuba n'ibyago byugarije iyi si yacu. Ahubwo ibiramambo nicyo gihe amasezerano y'Imana atubera inkomezi. Uwiteka wabanye n'abakera akabahumuriza, natwe yiteguye kutugirira neza nk'uko yabigambiriye. Yesu wakomeje intumwa mu gihe cy'amakuba zabayemo, natwe ari kumwe natwe kugira ngo abashe kuturengera, kandi Yesu ntahinduka. Isomo riboneka mu Baheburayo igice cya 13:8 ribivuga neza. Handitse ngo Yesu Kristo uko yari ari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahora iteka ryose. Amen. Niyo mpamvu nshuti muvandimwe, kubizera Imana tudakwiye kubaho mu bwihebe, kuko Imana izi ibyacu. Nzi neza ko hari unteze amatwi muri uyu mwanya wenda yaracitse intege, ahari wari wihebye. Ndagutangariza ko Imana ikwitayeho rwose, kandi ndagusabira ngo kwizera kwawe ntigucogore, ndetse Imana ifungura amaso yawe ubone iriba muri ubwo butayu wicayemo. Ikindi dufite amasezerano y'Imana kandi gikomeye, nuko Yesu Kristo azagaruka kujyana itorero. Yohana igice cya 14:1-3 handitse amagambo meza agira ati: ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanjye munyizere. Mu rugo rwa Data harimo amazu menshi, yaba adahari mbababwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ubwo ngiye kubategurira ahanyu, nzagaruka mbajyane iwanjye, ngo aho ndi namwe muzabeyo. Muri iri somo Umwami Yesu yatanze amasezerano meza. Nshuti muvandimwe, Umwami Yesu ari hafi kugaruka, kandi abo bose bamwakiye nk'Umwami n'Umukiza w'ubugingo bwabo, bakizera izina rye, azabatuza heza hazira kubabara no kwiheba, hazira kurira no guhagarika umutima. Icyo gihe iyi si ibabaza ubwoko bw'Imana izaba yagize iherezo. Icyo gihe Satani n'ikibi byose bizaba bitakiriho. Ubwami bw'Imana butazahanguka nibwo buzasimbura ubwami bw'iyi si yuzuye ibyago n'amakuba. Muri iyi minsi dusohoyemo y'imperuka,
ibimenyetso byerekana ko iyi si igeze ku musozo. Umva uko Daniyeli yabihanuye neza. Muri Daniyeli igice cya 2:44 hari amagambo meza agira ati: nuko ku ngoma z'abo bami Imana yo mu ijuru izimika ubundi bwami butazarimbuka iteka ryose, kandi ubutware bwabwo ntibuzahangurwa n'irindi shyanga, ahubwo buzamenagura ubwo bwami bwose bukabutsembaho, kandi buzahoraho iteka ryose. Ubu bwami bw'Imana buzaturamo ubwoko bw'Imana, ubwami bw'Imana butazarangwamo ikibi, ubwami buzabamo gukiranuka, buri hafi gusimbura ingoma zo ku isi yuzuyemo ibyago n'amakuba. Igihe twakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu, Imana idutegurira kuzatura aheza ho mu ijuru. Mbifurije nshuti bavandimwe ubwami bw'Imana, kandi Yesu abahe umugisha. ibihe by'imibabaro biteye agahinda, byose